Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranirwa kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese amategeko Yesu yaje ahamya kuko, cyangwa se nk'uko avuga ngo yaje kubisohoza. Turi muri Matayo ibice 5, tugeze ku murongo wa 21. Ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usige iryo turo ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Bapasiteri n'abandi twarababwiye ngo muzajya mwanga dusomera biriya, tuzisomera iyi mirongo ko mutajya muyidusomera. Wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza cyangwa ribu. Umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe, imageragere n'ahandi. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose, keretse wishyuye umwenda w'izahabu cyangwa se amande y'urukiko, ndetse n'uwakujyanye kukurega wose, hadasigaye ikuta na rimwe. Kuki mutajya mutwigisha ibi bintu? Ntugasambane. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ntugasambane. Njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Matayo ibice 5 umurongo wa 27 haratubwiye ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ku murongo wa 28, njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza, abasambanyi baragwiriye, aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Udasambana azantera amabuye cyangwa azangonge. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha urinogore.
uritekure. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugitekure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo ntukahukane. Byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda. Ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore atamuhoye gusambana, umugore numufatira mu cyaha cy'ubusambanyi, aho wemerewe kumwirukana n'Imana irabyemera, na Yesu niko yatubwiye. Ariko numwirukana cyangwa ukamusenda utamufasha asambana, umuntu ubikoze gutyo aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Niwirukana n'umuntu uzarongora umugore wasenzwe cyangwa watandukanye n'umugabo, azaba asambanye. Ibi bintu mujye mubitwigisha tubyumve neza, bitaba ibyo turajya tubimenya. Kuki mutambwiye ko gushaka umugore watandukanye n'umugabo aba asambanye? Mwese muba muri abasambanye. Ntukarahire. Kandi mwumvishe ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorere umwami Imana ibyo wayirahiriye. Ariko njyewe ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahirire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Ntimukihorere. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi, n'iryinyo rihorerwa irindi. Ariko njyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso. Ahangaha umuntu ugukubise uhita witabaza RIB. Ahangaha rwose RIB ihita ibona akazi. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Nimukunde ababanga. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wanga umwanzi wawe. Katurebe Yesu ndakaze kugiye kubihamya nabyo. Wanga umwanzi wawe. Ariko njyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu. Hatarimo babamotari tuziranye. Kunda abanzi banyu, musabira ababarenganya. Hatarimo wa munyiri ibyondo
wankoreye amabara, nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye rikurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani bo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka.